umuntu baciye indasago kuri sexe burya ntago aba ari uwo muntu. Ikindi cya kabiri kwa kundi ababyeyi batubwira ngo mugabo wanjye ngwino ndazi umugore wanjye ngwino ndazi wa musaza agapfa ubwo kera ko babyemeye ngo mugabo wanjye ubwo nyine arakujyanye. Uwo muntu azarota asambana n'abo muri famiye, arota asambana n'abantu azi, yego, arote nyirabukwe yamwambariye imyenda, arote sebukwe yamwambariye imyenda. Nari kubivuga kuko nabonye byinshi bitandukanye mu byiciro byinshi bitandukanye, ariko mbona ingo cyane ingo ziri mu gusenyuka. Uvuga ati yewe nzinutswa abagabo burundu mu buzima bwanjye, sinca ndati nanjye nzinutswa abagore. Hari wabibwiye n'ukuri ati je ni ibyo ubona byaye n'uwo sinkeneye gusara, ati uko umujinya wanjye ushobora kuzahitana umuntu nkajya make, ati ndabiritse none se kuzabaho gutyo, atumva atahimbe kwiciye niho wifubika kandi aho wari kujombe niho ryihandurira, bagata umugore agata umugabo, abana ugasanga ibibazo habayemo induru, ibintu bikaba ibintu bindi, ndetse nkabona bamwe barashaka no kwicana. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Suhuje mbahaye ikaze mwese abakurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka ndetse no mu ntangiriro z'ukwezi. Ndacyabifuriza kuzagira ibihe byiza, kuzagira umwaka mwiza, guhaha mukaronka, guhirwa muri byose muzerekezaho amaboko. Imana izabane namwe. Amazina yanjye ni Jerry, ndabifuriza umugisha w'Imana, amahoro ya Yesu Kristo abaganze mu mitima, abari hanze y'u Rwanda, abari mu Rwanda hose, inshuti zacu z'akadasohoka, abakoze subscribe, umuryango mugari w'Ubumwe bw'Abera Ministries urabakunda kandi tubifuriza ibihe byiza. Turacyakomeje n'ubundi turi kumwe na Mushumba. Waramutse Mushumba? Naramutse amahoro, ndashima Imana kandi Uwiteka akomeje kuba mu ruhande rwacu. Kandi nibwira ko turi mu gihe cyo gutangira umwaka wo kwihuta. Nyabuneka ntubiranzike ntukaranzike ibyo uzakora, bikore vuba. Yego, icyo bita gupostponinga. Burya kugenda wimura ibintu, yego, rimwe na rimwe haba harimo umutego wa sekibi. Kora ibyo wapanze birangire, bive mu nzira. Tsindwa cyangwa utsinde. Nutsindwa urongera imyitozo, nutsinda urakomeza ibindi. Yego, uzamenya gute ko byanze se? So ndagushuje na Imana iguha umugisha. Yego, kumwe bwa Imana komeze baturindire. Seeds of Joy ntago yahagaze. Turacyanezerewe. Yego, yego. Ubwo nkwakiriye mba ngira ngo twakirire n'umuhanuzi Sirasi. Urakoze kubivuga. Hano ni mu rugo iwabo, turamukunda. Sira turagukunda, Ubumwe bw'Abera turagukunda. Ciye bugufi cyane. Kandi wumve kutuje nayo mwibariza akabazo gato. Undi konzi ko uri umuhanuzi werekwa warinze uvukira nta niyere kugize. Akeshi iyo umuntu arwaye abane no gusenga abwira Imana ngo imukize. Iyo uri umuhanuzi hari byinshi ubona. Muri byinshi ubona rero usabwa no kubisangiza abandi. Ariko mbere na mbere nk'uko mubanje kunyakira, reka mbanze gushimire ko Imana ikumpere kurama. Ariko ndashaka umusedero n'urakiravuga kabaraga, ndashaka ko yego ndabivuga. Imana ibanze ikumpere kurama, ndabyakira izina kuba meze ko nk'uko niwe wamvuje. Nzajya mbivuga, nzajya uje wihagana, nzajya mbivuga nubwo utabishaka, ariko waramvuje njyana kwa muganga, mbona imiti. Imana rero ikomeze guhekurama. Impumugisha ndawakiriye nanjye. Sabiye n'abandi kandi bakoze imirimo myinshi kuri njyewe, baransengera, bamba hafi, nabo Imana ibahekurama. Muri uyu mwaka bakira ibyiza. Muri uyu mwaka bakira ibyiza nk'uko wabivuze, ntago nk'uko bimbajije
n'ubundi nari kubivuga kuko nabonye byinshi bitandukanye mu byiciro byinshi bitandukanye, ariko mbona ingo cyane ingo ziri mu gusenyuka, ingo zisenyuka, umugabo ata umugore, umugore ata umugabo, abana babaye shitani yabirukanyije yabateje ingorane zo gutuma banga imiryango, mu miryango habamo ibibazo kubera ko shitani nabonaga ari mu guteramo igiti cyitwa urwango, ingo akazisenya ku mugaragaro, abantu bagatukana barakundanye, abantu bakarwana barakundanye, abantu mbese umuntu agakora ibyo atagakwiye gukora kandi yari umuntu wo kubahwa. Ibyo rero ni ibintu byanteye umubabaro n'agahinda kenshi, numva ngize umubabaro mwinshi cyane kubera ikibazo cy'ingo nabonye ziri mu gusenyuka mu buryo bukomeye. Muri uyu mwaka ingo zizasenyuka ari nyinshi, ariko mu gusenga k'umuntu wese hano ku bumwe bw'abera, Imana izakora imirimo n'ibitangaza, izimana urugo rwe, kuko igiti kitatewe na Kristo, iyo usenze Kristo arakirandura. Yego, birumvikana. Ubwo nyine ni mu maso y'abahanuzi. Mushumba, uyu munsi muradutegurira iki? njyewe nagira ngo tuvuge kuri iyo ngingo nk'uko Imana yamuhishuriye ku muryango, ariko jyeho njye ntahishurirwa, ntabwo neretswe ubunararibonye, yego, n'ibiganiro, kuko mu bantu nakiriye simvuga umubare wabo. Urangiyewe ushobora kutandika izina ry'umuntu muri agenda, ariko nandikamo kesi. Yego, mu bantu nakiriye nibura ntari buvuga umubare wabo, ariko 65%. yego, ni ikibazo cy'imibanire mibi y'abantu babana bageze ku rwego rwo kutihangana. yego, urabyumva? ni imibanire bageze ku kigero cyo kwihangana byanze, kutihanganira, kwihangana bitagishoboka. mwakubwira ati gifashwe n'abana batararangiza, urati fashwe nuko mitungo itarabarwa, urati fashwe nuko tutarasezerana ngo nigendere, ukumva guhabura kwishi. aba kabiri nakiriye ni abantu bari kujya mu bihombo utejwe n'umugenzi wawe atarakubwiye. ubwo mugenzi wawe wo mu bana, umugore cyangwa umugabo. Abandi nakiriye ni abavuga ukuntu ba nyirabukwe batifuza ko abana babo bagashaka kwirukana abo bakobwa b'abana, bakazana babo. Noneho bitekereje nkoze iyo mibare statistique y'iwanjye, ndebye n'itandukana, ndebye n'ibyo nakira mbagira inama bakananira, umuntu ati gerega ntabwo nje ngo ngire inama, nje gusa ngufashe nacaye ngo ntandukane. Naratinye 12%. Bati reka twumvikane, ntibigishwe ko tubana, reka tujye kwa noteri twemereye gutandukana tugende. Bigaragare ko ni umugambi wa Satani, nkuko Sirasi yabibonye, wo gusenya ingo, kuko urugo ni ishingiro ry'iterambere, urugo ni ishingiro ry'igihugu, umuryango ni ishingiro y'itorero, umuryango ni ishingiro ryo kurama no gukomeza kubaho. Kuko iyo abantu batandukanye, abambere babihomberamo n'abana. Uyu mwuka rero wahagurutse. None ikintu cyandiye mu mutima kurutaho ni igihe abantu bamaze babana mu nzu ariko badashobora kubana ahantu hamwe, bakabana mu nzu imwe ariko umutima udahuye n'umubiri udahuye, birabusanya. noneho umuntu yakenera kugira ibyo yagombye kuvuga, naho n'uwo babana akajya kubishakira ahandi. Rero niyo mpamvu baje mukozi Imana se uwarotaga ibiki, nuvuga ngo birakomeye mu rwego, yego, n'abahagaze birinde batagwa cyane. Birakomeye ku rwego abana bashobora kuzahura n'ibibazo. Ubundi ikintu cya mbere, umwana akurira muri famiye ntizibana. Umwe ati mama niwe mubi, undi ati hari n'abana, hari n'abagabo bagira gutya n'abagore bagasopanya. agasopanya
mwagasanga mu bana afite abe nabo umugabo abandi nabo umugore mbega barimo barasopana uko kuntu kose muvande ibyo bintu rero byanteye kumva umutima wanjye utekereza ariko mbihuza nuko uno mwaka divorce zigiye kuba nyinshi kurutaho noneho hari n'abandi bagiye gutandukana ntibanakore divorce banabyihorera uza ko divorce ari cyo mugabana hariho n'uvuga ati yewe nzinutswa abagabo burundu mu buzima bwanjye sinca ati nanjye nzinutswa abagore hari wabimbwiye n'ukuri ati je ni ibyo ubona byaye n'uwo sinyeneye gusara ati uko umujinya wanjye ushobora kuzahitana umuntu nkajya amajya ati ndabiretse none se kuzabaho gutyo atumva atahe imbeye kwiciye niho wifubika kandi aho wari kujombe niho ryihandurira navuga iki ariko nge nabirora nk'umuntu usenga Imana nk'umuntu ngasanga ni umugambi muremure wa Sekibi wo gusenya umuryango no kwangaza abantu. Yego. Sira wabyumvise. Yego. Kandi aba bantu kibigora nkuko bitugura uko wabyeretswe nyine noneho ngiye mitimba kubitiramo inzozi umuntu tugiye kubwiriza inzozi umutima we wirinde amenye ibintu ari bukore. Yego. Ko Nyarwanda baciye umugani ngibize nabo yimifu. Yimifu. Yibize nawe. Mbone rwawe. Kukimana gwishura nyine uko bikubwira icyo uzabigenza noneho genda babwira ibindi. Nari nabivuze ariko imiryango nyine nabonye itatana mu bigo bukomeye kubera ko shitani yagabye ibitero bikomeye byo kugira ngo umugabo atumugore nari ndi mu gusenga nari ndi mu bihe byo gusenga nubwo nari ndwaye nari ndi mu bihe byo gusenga Imana inyereka ibyo bintu umugabo agatumugore umugore agatumugabo abana ugasanga ibibazo habayemo induru ibintu bikaba ibintu bindi ndetse nkabona bamwe barashaka no kwicana n'abandi barashaka abantu barashaka kugabana imitungo ariko bamwe bagashaka kwica abandi ariko nkabona marayika hari ingo zimwe na zimwe nkabona afashe umupira umeze nk'uyu wa robine harimo amazi arimo aragenda ingo zimwe na zimwe agenda asuka kuri urwo rugo mbwirwa ngo arimo aragenda buhagira izo mbaraga uwo mwuka wahagurutse muri urwo rugo ariko ndabwirwa ngo ibyo kugira ngo biveho ni ukwataka ikirere cyo gusenga ugasenga ukegera Imana ukagisha inama Imana ikakuraho uwo mwuka kubera ko Imana ifite gahunda yo kubaka urugo ntabwo ifite gahunda yo kurusenya kuko Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine reka rero tuganire ku bintu bifite ukuri cyo twita reality itashobora guhakana ubundi isenyuka ry'umuryango ntabwo rishingira ku bintu reka se mbwire ko icyo bita mu gifaransa reka nze mbivuge reka mbibye mu kinyarwanda hari impamvu ya hafi hakaba n'impamvu ya kure. Yego. Rumva impamvu ya hafi ni umujinya n'uburakari nkweretse ariko hari impamvu ya kure siri kunyumva ariko impamvu ya kure niba utabyumva mbwira ndimo ndashakisha kugira ngo uduhe n'urugero kugira ngo uwenda impamvu ya hafi mubaze ikibazo cye cyangwa usubize iyo voka yeze ni impamvu ya kure cyane impamvu ya hafi ni ya kure ni ya hafi gute kuko nyine ireze urasarura ireze okay ariko mu mizi hasi ugitangira guhinga ni ya kure rero roots cyangwa umuzi usenya ingo ifite kozi iri lointain iri kure cyane ikomoka mu bisekuru mu gusenya ingo mu kwangiza ubuzima ariyo mpamvu ndi gutegurira abantu mu kiganiro tuzaganira kivuga ngo nwanira bawe umurage wo kunywanira bawe sindi bivuga mu cyongereza atagira ukantwara buriya azatwara kandi nzakagumana navuga ngo iyo koze iri kure ese wacu ntibatandukanye ese nashyingiwe nte ese mbere yo gushyingirwa ntitwagiye kuraguza ese imihango yakorewemo ni iyihe ese imbere ya mariage ntabwo twari ubukwe bubisi ese hirya ya mariage ntitwakwepanye kubera ko nanze kumubwira uwo ndi we kugira ngo naramuka nyegereye agire ngo yacyuye umuntu muzima kumbi umutemeri n'akayo barabitwaye kera n'urugata ibyo byose cyumvise wacyumvise ntacyumvise
arashaka ko utamenya ko yatakaje ubusugi mutari abana nubwo ari icyaha kubikora. yego aguhisha aho yabyaye abana, aguhishe n'amateka n'abayigisi barabaguhisha. urumva za koze ziri kure, ibyo byose byamara kuhagera, kuko burya mu rugo nta kintu uzahisha iteka kizajya hanze. iyo ni impamvu ya kure. icya kabiri ishobora kuba ari impamvu ya kure kuko uwo mukobwa ushatse, uwo musore ushatse kera bamushyingiye Nyabingi. impamvu ya kure utazi. imandwa zara muri gasa kuko nabwo umuntu baciye indasago kuri sexe burya ntago aba ari uwo muntu. ikindi cya kabiri, kwa kundi ababyeyi batubwira ngo umugabo wanjye ngwino ndazi, umugore wanjye ngwino ndazi, wa musaza agapfa. ubwo kera ko babyemeye ngo umugabo wanjye, ubwo nyine arakujyanye. uwo muntu azarota asambana n'abo muri famiye, arota asambana n'abantu azi. yego arote nyirabukwe yamwambariye imyenda, arote sebukwe yamwambariye imyenda, arote baramukazi be bamuryamiye ku buriri, arote barimo boga muri dushe ye. hari urugo ruhari. arote murumuna we ari mu kiryamo cye, ndavuga murumuna we w'umusore. izo ni impamvu Imana izana inzozi, cyangwa umuntu azi kurota. urabona kuriya iyo batwaye imodoka kwanza hari aho shoferi yicara, yego ukabona muri wa mwanya umudamu yicaramo, nyamara hicayemo umuntu ariko no muri famiye ya hafi, cyangwa hicayemo umwe ex wawe, cyangwa umwagiye gutarya ugita ngo cyari umuke umuntu mwakundanye bikarangira. ex mu Kinyarwanda bigira Ikinyarwanda se? inshuti ya kera, uwo mwahoze mukunda, mwabivuyemo byose. ukabona arahicaye, cyangwa ukabona muri ya ntebe umugabo yicara cyangwa umugore yicara haryamyemo inzoka, cyangwa harimo ipusi, cyangwa harimo imbwa, cyangwa harimo undi muntu. izo ni inzozi zerekana yuko urugo rwawe ruri mu kaga. za mpamvu twavuze za koze ziri kure, hari na koze iri proche iri hafi aho. iyo koze iri proche navuze iri hafi aho ni umusaruro w'impamvu ya kure. yego bifitanye isano. oya ni link. nyine ndarakara mvuge nabi ntongane, ariko bifite iyo byagize gute. impamvu ya kure ni umuntu waje adafite intego yo kubaka, ahubwo afite ikindi kintu agambiriye runaka, nahagera kiburi. hari n'ubikora ngo ari aderesi, uvuga ati ntaribi mbonye unyemera ariko nzakomeza gahunda zanjye. ubundi hano batigiye ni aderesi, ariko umuntu akaba azi neza ko atagukunda ariko akeneye kwitwa wa runaka, wafite indi mikino hirya. yego izo ni impamvu zakure, hari zishingiye ku badayimoni, imitekerereze, kuri karande n'umuvumo, ariko bikaza ukarota za nzozi. ngiyi impamvu ngo zigiye gusenyuka. rero abantu buri gihe turwana n'impamvu zigaragara. none se uragira ngo umugore akubahe yabonye nyina yubaha se? ntibishoboka. ntabyazi ibyo akora n'ibyo yabonanye iwabo. umugore arati giye umugabo wanjye ntampahira, nuko yabonye na sadaha agira ngo niko ingo zubaho. niko yego. akabona umugabo ataha yasinze, nyina akirwanaho. icyo gihe umugabo washatse ibyo ntabwo agize gute, abizi. kandi urimo uramuhora impamvu za bugufi, ariko bifite umuzi kure. uwo muzi kuwurandura rero ni ukubanza ukanabimenya ko hari aho waturutse. erega buriya n'ubundi ujya kuwurandura wawukurikiye ukareba. kujya kwirirwa ubundi nubwira umuntu ikintu rimwe, kabiri, gatatu, ukabona ikintu ntajya agihindura, ubwo ni ubumuga bw'igihe cyose. ahubwo menya aho byavuye, menye uko mutwara. burya hari abantu babana kangubwire bagakundana, yego, ariko ukabona bapfuye ikintu kitabaho, bakaba batapfa miliyoni yabuze, bakaba batapfa simugitenguke, bakaba batapfa telemusi 2020, ariko bagapfa papier hygienique igura 400 na korogate.
korogati igura 2,000 bagapfa ngo kuki umwe uteretse hano ariko ntibapfa aho imodoka iparitse tutanyumva ariko akantu k'amafuta ntibapfa yuko umuceri washize ntubivuge bagapfa umuceri wamenetse hasi ikibazo ubwo bagatangira bagacomekana bakagira gute amagambo bagatongana urumva ibi bintu sinzi abantu no kunkurikira buriya Jerry no kutavuga ko urwendo uyu mugabo nuko mbona atavuga sinzi impamvu adashaka kuvuga ndimo ndumva nawe uvuga ariko ese ntubibamo ubu se ufite urugo tujye tuganira mu kuri guhari tujye tuganira mu kuri guhari ntabwo twamena umuceri ntabwo uragera mu rugo yenda se urwaye se n'urwanjye ukabona abantu bapfuye gusa nzi ko abantu basengera ukabaganiriza neza ukabona harimo akabazo bashobora gupfa umuneke igurira 5 ngo wutonoye nabi bafite igitoki cyahiriye muri abantu batongana imbere y'abashyitsi nabo ubwo iyo bari bonyine bigenda bite bashobora kutadatongana hari n'igihe batonganira ngo kuki watinze gutinda byo kuki watinze ese ibyo ni ibintu byinshi ariko ndashaka ikibazo no kwisabira buriya gutinda byo hari nk'amakosa 3 gutinda tubyitondere gutinda gutaha hari umugabo uvuga ati n'ubundi ndataha mu kuzimu reka mbe nigumiye hari akareba umupira washira akareba imipira yose agataha baryamye mu rugo habamo ibintu byinshi hari nk'umushuti wanjye simuvuga ntabwo ari ngombwa si ngombwa ariko ajya ataha agasanga mu rugo rwe umugore aho kugira ngo asase igitanda umugabo ari ujya kugisasa umugabo abwira umugore ati kuki utashaje umugore ati kamucira mu maso agahitamo gutaha saa 9 ndamo gutaha bwije kandi yataha mu rugo agasanga umugore ntigeze asasa ahandi nta kibazo bafitanye aryamye hahandi atigeze asasa nta kindi kibazo bafitanye induru zigahorera gusa ati kuki watinze ntuze ngo usase kuki watinze kuki utaje gusasa iyo mpamvu ya bugufi ifite umuzi muremure iraza gutuma impamvu yatumye duhura idakunda itabara mvuze itagira agaciro rwose urambwira ngo hindukira kandi naje kwisasira iyo ni impamvu yakwe bagapfa utuntu duto tw'umwana bakagira gutya none ikindi cya mbere kuvuguruzanya imbere y'abana babo ukumva umugabo ati nyoko nta kigenda nawe ati mwana agenda ku buryo bavuguruzanya utubegera ati baranda byanze bimujyanwa bakabona hari ikintu kimeze gutyo ariko ni umugambi wa Sekibi mu kugira ngo mutakaze iterambere mutakaze imibereho n'icyerekezo muhangayitse abana bahangayitse iherezo yanyu rirangire nabi abashyize hamwe babagira umusaruro ariko abadashyize hamwe barasenya rero navuze ngo ntabagenda badahuje kandi babiri iyo baryamye barasusurukirwa yego barashyuha babiri ngo iyo bagendanye uguye abyutsa undi none munsi yaho irimye ati siwe wabona ahita amugerekaho ibuye ati pfa ariko ikibazo kugira ngo umuntu mube mubana muryamana ku buriri bumwe ariko ukamutumaho umukozi ngo unekere wa muntu ahagiye ariko nijye nibariza abagore n'abagabo ubundi ushyiraho maneko mbere y'uko duhura wari uzi uko mbayeho ahubwo kosora amakosa nakoraga mbere y'uko duhura kuruta uko uneka ngo mvumbure yego ariko njye naratangaye sindabona inyoni ihinga sindabona inuma ihinga ariko ntuzimenya mbere ko amasaka agize gute yeze ushobora guhinga ibigori wowe wazajya mu murima ugasanga inyoni yakora ibigori utaramenya ko ibigori byari byiza hari inyoni rero ziri mu kirere hano zishaka kugira ngo zisarure ibyo zitabibye urabuza uburenganzira umugabo ubuza uburenganzira umugore ku cyabahuje ba mama shenge na ba bwana shenge hano inyoni zirimo ziragira ziraguruka kandi izo nta kibazo na 500 barabyingenzi zamenye ko byeze kandi nyirabyo ntabwo yabisaba nta kibazo naraye nkoze ikiganiro nkuye n'abantu nijoro
mvuye ahantu kwa muganga noneho mpura n'umusore umwe ufite akadobo k'amagi n'ubunyobwa ese ko uzino sata z'ijoro muracuruza ati reka dawo ntabwo buno tubucuruza ahubwo uramfite agakingirizo ubu kamwe n'ibitanu kubera ko nta duka ryakoze n'amafarumasi yagize gute yakinze ariko hari abantu nyine babandi bashaka gutaha bigize gute ariko ndebye mbona hari nk'abantu ibitsina byombi inyoni zitigeze zihinga zitakoye zitasabye zitambitse fiyansaye ibyo mvuga byose zitateye ivi zitabibye zitafumbiye we ariko ko mutandeba zirimo zirareba ibyeza agaca katoroye katateye amagi kari hejuru kareba ngo ziturage gusa yaterura cyane ngo giye kureba numvisha umugabo ariko kuri iyi gahunda mwime wowe ikibazo ufunze amarembo ariko harandarangaye n'inzugi n'amadirishya ati we gusa icy'ingenzi ni igisa na 500 turasubiza ariko kandi yasingwa mbere igitanda no mu ishyamba ndakata nakurindiriye uze usase urumva izo ntambara ariko ntabwo ibiteye urugo bije uwo mwanya niko ni impamvu za kure wa muzi impamvu za ryari za kure kure ahubwo se wavuze bakwishakiye umukobwa nyina akagukunda kurushaho hari aho nabibonye kuri ino mihanda ejo bundi rwose ni heje atavugwa ni heje kandi biri njye nayibonye no mu yindi filime arambwira ati reka abwira umukobwa yatereka bigira ikibazo ati uko twita inda y'umugabo wawe nanjye niko ntwita inda y'umukwe wanjye reka twese turi abagore ubwo ni ukumubwira uti humura ni n'utuntu twacu iwacu nuko tumeze urumva ariko ni impamvu za ryari za kure so rero imana iterengera icyo yarose ni ukuri izo nzozi navuze abantu bazibandeho nuzibona iga strategy umwanzuro nuhuye mu mushumba ko tubisoza umukozi w'Imana muhanuzi nawe Jerry umwanzuro wa mbere nubuwe niba ubwiye umuntu ikintu kabiri gatatu ukabona iki kintu ntago agihindura iga inzira yo kukikemurira hakiri kare bitewe n'impamvu yatumye wubaka ikintu cya kabiri aho kujya gucukumbura ibintu aguhisha uzacukumbura urimo n'impiri guca amaguru ni guca amaguru rekera umuntu aho ngaho umwerera imbuto gusa izo mbuto zera gute kuko buriya hari abantu banga kuvuga amafuti yabo icya gatatu si byiza guhurura guhamagara pare na marene kuko n'ubundi abamugushyingiye baramuzi kukurusha wowe yego se ko mutanye mvare nibyo waje umusaza ni kuki uriya muhungu umushyingiye uriya mukobwa kandi umukobwa wamuzi ati ahubwo n'ubukwe ngiye kubwihutisha mu nkurira yego utazirwariza n'uwamubyaye yabonaga ari ibibazo barahari ariko ati icyo mpfa nuko umukobwa ahinduka umukobwa nyahinduka iki nta munjyanire vuba vuba yarangiza ati bati aratwaye najyane ariko azi ko gupfunyikiye iki biribiri ariko urakijyanye urumva byo ntibishaka kukubwira so rero icyo uri bukore niki uwamugushyingiye uwamukurangiye aramuzi kukurusha kumuhamagara rero n'ubundi azahagarara muri pozisiyo y'ikipe yafanaga kuko ni umukomisiyoneri ibyiza nakugira inama yego ceceka icya gatatu wibyegereza umutima siranyise nabyo mbizi wemera ko ikintu wegereje umutima kikuvuna kirakuvuna kikanakwica cyane iyo inzara kuri ukabyegereza umutima usonza kurutaho iyo umuntu akuvuze ukabyegereza umutima urakara kurutaho sibyo hari abantu nigeze cyagera bamwe ngo namenye ibanga ry'abubatse ndababwira ni burya umugabo uca inyuma umugore iyo atashye ashyiramo agatege kugira ngo akujijishe yego n'umugore wakoze gahunda ko nabo burya abamotari bo muri Kigali bazi gahunda y'abadamu ya 3:00 za kumanywa abantu bagiye mu kazi abana bagiye ku ishuri reka twikomereze
gahunda nano hari ikindi kiza nk'uwo umugabo yakuba ati ndashaka uyu musore avire hano n'uyu muzamu agire gute amvira ngo ntumwirukane ntumukoreho si uko amukunze ahubwo hari indi garaje ajya gukanikiramo ndavuze sintambutse cyangwa ukabona umugore ararakaye ati ndashaka uyu mukobwa mvira ukabona umugabo imisatsi igize gute irahagaze wibeshye umwirukane agutwaye iki so kibaza ko urugo ari rumwe kuki umwe yifuje ko musezerera umusore ukabyanga madamu byangiye iki atari murumuna wawe se ni umusimbura ukina neza cyane ko nabonye muri football hari usimbura agahindura umukino agakina neza agatsinda cyane se wanyumvise ariko buri nakumvise agatsinda hari uwinjira agakubita igitego umunota agatsinda iminota 2 akakipe agahindura imikino match igahita ihinduka cyane noneho rero barya abantu baryamanye na ba nyirabuja baryamanye na ba shebuja basuzugura bagenzi babo ni ibintu byumvikana ateregati mbona namanyoko bujata mbona amabuja atakwita ngwino nkwihera ibyo buzi twese nituri bamwe urumva ikintu ni ya mpamvu ishingiye mu gusenya ariko ishoreye turimo turajya inama kuvuga umuntu amakosa ye hanze yego bimutera kurakara no kuyakora kenshi cyane so wirinde kandi usenga Imana Imana ibashoboze mugubwe neza muhumure satani ntabatera ubwoba ntabwo tsinzagira nta mbaraga agira isengesho kwirinda no gusenga bijya bimushyira hasi akarekura amen jubirota bizirikane kandi ukore neza igihe cyose warota ubona umukozi akwambariye umwenda menya ibintu arimo akora karimo aravuga murakoze Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.